mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu arambwira ati Pole, nkunda Yesu. Uravuga ngo nzakwibuka wowe Yesu kera ni mukanya. Ni mukanya. Igikorwa cya Yesu ni kiba ejo kiba none. Munyikirize haleluya. Ntabwo Yesu atabara ejo ni none ni now. Ubu tuvugana mukanya turagiye. Icyari ibumoso kitaba baba nuko abarakore basanzwe n'ubundi murakabyo. Ubwo se murajya muri paradizo gukora yiki? Yesu arambwira ati kihoreresha mukanya turaba turi kumwe. Abahanga baravuze ngo Yesu amaze kuzuka azukana abari kuzimu babandi Satani yari yaraboshye intwari zo kwizera ngo cyasohokanyemo nabo. Yavuga iti hala nanjye nahuye na Yesu ku musora. Bati kisi cya kindi cyamenaga amazu ati reka mbabwira narahindutse yampinduye isina amirindirisha. Inzandiko z'indega zari nyinshi Babuloni yose yamenye izina ryanjye, ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuyeho urubanza. Ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yankuyeho urubanza. Sinyiri icyo abantu bifuza ko mbacyo, ahubwo n'icyo Imana ishaka ko mbacyo. Reka mbabwire narahindutse yampinduye izina amirindirisha. Reka mbabwire narahindutse yampinduye izina amirindirisha. Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza. Narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko yambabariye. Narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko yambabariye. Amashyi menshi kwa Yesu. Haleluya. Umbiriza wa musozi we nkwibwirire, aho nakuye ibendera ry'urwibutso. Nzogaruka nje kukubwira ko yampinduye neza akampa izina rishya. Nzagaruka nje kukubwira ko yampinduye izina akampa irindi rishya. Aya mashini baraya Yesu tuyakomera icyarimwe. Ababyeyi bavugiriza Imana impundu. Haleluya. Paulo yavuze ngo sinkigira umuruho mu bantu barushye sindimo. Niko Paulo avuze. Aravuze ngo mu bantu barushye sindimo. Atanga impamvu yabyo. Aravuga ngo nabambanywe. Bwira mugenzi wawe ngo mubarushye nturimo. Bimubwira ngo mubarushye nturimo. Wabambanywe na Kristo. Iyo turiho amagambo uvuge ngo nabambanywe na Kristo. Kandi si njyewe uriho, ahubwo ni Kristo uri wamurinze. Nta muruho, idini nta muruho ryantera. Kuziga ibitambaro ntibyambara umuruho. Kwambara rumbi si umuruho. Kutanywa inzoga si umuruho. Oya, ahubwo icyanduhuye nabambanywe na Yesu. Hari igihe murushywa n'amategeko y'idini kubera babyanditse bakabishyiraho neza, bakabitegura mu buryo bwiza bukwiriye, kandi ni byiza kubyubaha. Ariko Paulo yaravuze ngo bazarushywa n'ibyo sindimo.
ngeze ku kigero cyiza cyo kumva uwo ndi we. Ndi ku kigero cyiza cyo kutabwirizwa kutanywa inzoga. Ndi ku kigero cyiza cyo kutabwirizwa guca inyuma y'umugore. Ngeze ku kigero cyiza cyo kutabwirizwa uko nzatereta cyangwa nzateretwa. Ndi ku kigero cyiza. Ndi ku kigero cyiza cyo kudatinya idini ngo nambaye minimum ibyizi, ku cyumweru nambaye birebire. Ibyo ntibikimvuna njyewe Pawulo. Hari igihe mvuga uyu mugabo nkumva nkavuga se Yesu, uyu mugabo abarokore bazicarana nawe cyangwa barambeshya? Umugabo wihamirije abwira Timoteyo, mwabagabo mwe nimugerageze murebe uko mwavuga nk'uko Pawulo yavuze. Yabwiye Timoteyo, haramwe ngo Timoteyo mwana wanjye, ushobora kuba utaruzi ubuhamya bwanjye, ariko reka mukubwire, mubwire ibyandagaga imbere n'ibyandagaga inyuma. Haramwe ngo Timoteyo mwana wanjye we, maze kumera nk'ibisuko ku gicaniro, sinyitera za haleluya nyinshi, sinyibasha kubyina cyane, sinyibasha gusirimba, amateraniro yose sinayitabira, ariko ndagira ngo nkubwire ibyandanze Timoteyo. Haramwe ngo mu ntambara zose sinarwanye intambara z'abanyanga, sinarwanye intambara z'amagambo, sinarwanye intambara z'abandogeye n'abandoga, sinarwanye intambara z'abanyirukanye mu kazi, sinarwanye intambara z'abambenzi nabona benze, sinarwanye intambara z'amadeni, harimo unarwanye intambara nziza yo kwizera. Haramubwira ngo Timoteyo, iyo ntambara narayirwanye, narizi ibyo kwizera, narabirinze abantu bandeba batanandeba, narabirinze muri geto ndabirinda, narizi ibyo kwizera. Haramubwira ngo Timoteyo we, ntuzamemukire, jya uzirikana ibiganza nakurambitseho utazamemukira mwana wanjye. Jya urwana intambara nziza yo kwizera, hamwe kandi n'ubishobora. Hari ikamba, hari ikamba. Haramubwira ngo Timoteyo we, ukwiriye kuba umugabura mwiza w'ijambo ry'Imana, ukwiriranya neza ibyo uvuga n'ibyo ukora, ntukabivuge ku cyumweru ngo kuwa mbere bikunanire. Utuma abayobozi b'itorero bakwirirwaho bagutekerezaho, ntuzatuma abantu bicara mu nama bakwigaho. Timoteyo mwana wanjye, harabwa ngo ikibitsanyo cyiza wahawe ukirindisha umwuka wera utubamo. Harabwa ngo zirikane ibyo mvuze, kuko umwami Imana azakubashije. Muri kurwana intambara zitari izanyu, mwabuze uburuhukiro. Harya ngo mukorana n'ababanga, ngo washatse mu muryango utakwemera, washatse umuntu mudahuje ubwoko biba ikibazo. Uri kurwana intambara zitakureba. Ariko Pawulo abwiye Timoteyo, ngo umwana wanjye Timoteyo, ibi bintu urimo bifite agaciro, kandi si bose babihishuriwe. Timoteyo, ntukababazwe nuko umushahara wabaye mukeya, umutima uguhagarare muto umujya gusambana. Timoteyo, ntugahangayikishwe n'abakize vuba, kuko nabahaye umugisha ariko nawe wawe urahari. Timoteyo, ntukababazwe n'abandi ngo ni beza, ngo nawe wigira uko ushaka, wishyireho iby'ubururu n'umutuku n'umukara, wirirwa wambaye ubusa i Kigali. Timoteyo mwana wanjye, wagiye ureka. Timoteyo, Kristo niwe buruhukiro.
Imana ibarinde kugira ngo mutaruhiraho mwagakwiriye kuruhukira. ADEPR yatuma abantu baruha kuko atari Kristo. Amadini yatuma abantu baruha kuko si Kristo. Ariko Yesu niwe buruhukiro. Icyama abantu bose bakabimenya kariwe buruhukiro. Mugira aho mubarizwa, mugira adresse, ariko mumenye ko Kristo ariwe buruhukiro. Imana yambwiye ngo ikintu cya mbere gitumye abantu baruha ngo bahuye n'imyigishirize mibi, bigishijwe nabi. Abo twita abaranga ba Kristo bamuranze nabi, bamuvuga nabi. Yesu yamishuriye ijambo ry'abahungu barindwi b'umutambyi witwaga Sikewa. Bari bazi Yesu ariko atari Yesu bahuye. Bari bazi Yesu wa Paulo. Bari abaranga ba Kristo rwose, bazi kubibyina, bazi kubiririmba, bazi no kubyambarira. Ngo ariko bakavuga Yesu wa Paulo. Ngo umunsi umwe bajya gusenga, ngo basengera umuntu urwaye dayimoni. Ngo dayimoni arabareba ati yo namwe kwere ubuse muranyirukana muri abajenti banjye koko? Muranyirukana muri abanjye se gute? Ngo barabareba dayimoni irabitegereza irabatereka tuze tubasebye sha. Dufite abantu bahagurutse muri uyu murimo bateye haleluya tubikirije bagira ngo naho birangirira. Batubwira ngo duhaguruke tugahaguruka bakagira ngo naho imbaraga ziri. Baduteresha haleluya simirambara tukazikiriza bakagira ngo naho gukomera kwabo kuri bene Sikewa. Batubwira ibyo badasa nabyo. Iyo batubwiye ngo ntidusambane usanga basambana kenshi. Bene Sikewa batubuza kwibara abashura, boni n'abatekinisiye cyane bakereye amagurupe aho bazajya bibira abantu mu bwenge bateye haleluya. Kugira ngo azagukora mu ikofisi cyangwa mu isakoshi akwibira kuri gurupe, akajya ahora ategura ibirori bya buri munsi bitarangira. Mukitanga senkana agakoresha 20 cya 15. Bene Sikewa batubwiye Yesu nabi, batubwira Yesu batizeye. Yesu yambwiye ngo icyatumye abantu bataruhuka ngo baruhukire mu nzu y'Imana bahuye n'imyigishirize mibi. Bigishwa Yesu batahuye nabo ngo abahindure. Ariko uyu munsi Yesu yambwiye ngo arashaka kuruhura abantu. Twese amen. Munyikirize haleluya. Icya gatatu gitumye abantu baruhira aho bagakwiriye kuruhukira, ntago babaho mu buzima bwo gusoma ijambo ry'Imana. Ubuzima busoma ijambo ry'Imana abarokore benshi byaranze. Babona umwanya wo kwirirwa kuri Twitter, babona umwanya wo kwirirwa kuri Facebook na WhatsApp, amakuru ashyushya ayo hirya no hino, aya ba Putin barayazi, ayo muri Amerika barayamenya. Ariko amakuru y'ibaruwa Yesu yatwandikiye abizera benshi ntibayazi. Niyo mpamvu mwabuze uburuhukiro bwanyu buri hano. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Iki gitabo kirimo ibyiciro byose cy'ubuzima, kirimo ubuzima bw'abasirikare, kirimo ubuzima bw'abakene, kirimo ubuzima bw'abakire, kirimo ubuzima bw'imfubyi, kirimo ubuzima bw'abapfakazi. Iki gitabo kirimo domene zose z'ubuzima. Nimusome ijambo ry'Imana muzabaho mu buruhukiro. Munyikirize amen. Icya gatatu Yesu yampishuriye gitumye abantu baruhiraho bagakwiye kuruhurirwa, n'ubuzima butarerwa. Abantu benshi ntibagira babarera. Duhurira hano tubateresha za haleluya mushumba, rwose ni byiza. Mwadutoje gutura amaturo, mwadutoje kujya mu makorari no kuba abadiyakoni n'abapasiteri. Mwumva ntako mutagize pe, mwarakoze. Ariko mu gikari ubuzima bw'abize